ubundi bitabo by'ishingiro ryo kwizera kwacu ni ibitabo 66 bya Bibiliya, ariko hari amadini afite ibitabo birenze 66 kandi bakabigira ishingiro zo kwizera kwabo. Inzira 12 y'ubuyobe na amadini yigishije abantu gukunda ibintu kurusha abantu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo muri kumwe na Imana Kiza Edouard. Abari mu Rwanda Shalome, abari mu Burundi amahoro y'Imana abane namwe, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, abari muri Tanzania, mbese ahantu waba uherereye hose muri Afrika ho ushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tuguhaye ikaze kuri gusenga everyday, tukubwira ngo Imana iguhumugisha, Imana iguhire kubwo guhitamwo ibiganiro byacu. Abari ku mugabane wa Burayi tubahaye ikaze, tubabwira ngo Imana ibahumugisha. Abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze kuri gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze, tubabwira ngo Imana ibahumugisha. Abari ku mugabane wa Asia Imana ibahumugisha, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Oceania mu kukanirwa byacu tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Nkuko mubona kuri gusenga everyday turi kumwe na Pastor Nkubi Sound. Pastor uraho? Shalom shalom. Amakuru yanyu? Turakomeye. Muraho murashima Imana? Turi bazima. Pastor watangira usuhuza abantu unasenga Imana. Turabasuhuza batugana kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha bari mu mahanga, imigabane itandukanye, ibihugu bitandukanye, intara zitandukanye, mwese abatwishimira bakadufasha gusangiza ibiganiro abandi bene data bari hirya no hino, bakuzuza inshingano ikomeye, kuko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubibwira abantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Turanezerwa iyo tuvuze ubutumwa bwiza ababwakiriye bakabugeza ku bandi. Imana iduhana umugisha. Mana ndagushimiye, ndaguhimbajwe neza, turi imbere yawe muri iki gitondo cyiza uduhaye umugisha wawe utwomeho. Ndasengera bene data bumva ubutumwa bwiza bari mu mahanga yose, abakijijwe bakiriye izina ryawe bakakwemera babashe gukomezwa n'ijambo ryawe, kandi abinangiye imitima batarahinduka no bahindurwe naryo kubw'imbaraga zawe, ko nta kikunanira. Mana turakuraritse kugira ngo uriherekeze rigere hose ku bantu bose bazimiye babashe guhindukira bitirirwa izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pasikaze. Pastor Kose. Pastor watubwiye inzira 20 z'ubuyobe mu madini. Inzira 20 z'ubuyobe amadini agwamo atabizi. Atabizi cyangwa abizi? Oya bamwe oya biterwa n'impamvu, ariko rimwe na rimwe baba batabizi. Kenshi ntibaba babizi. Pasi wagaruke ku nzira ya 10 none se pasi none Pastor shaka inzira ya 11. Inzira ya 11 rero ikurikiyeho inzira y'ubuyobe amadini agwamo atabizi. Akenshi na amadini afite ibitabo birenga 66 bafata nk'ishingiro ryo kwizera, kuko bira bitabo 66 nibyo tugomba kugira urufatiro rwo kwizera kwacu, kandi turavuga n'impamvu. Ariko hari amadini afite ibitabo byinshi nayo akabigira ishingiro ryo kwizera kwabo. Bira bitabo 66 Imana yabyemeye ko ari byo byonyine byahumetswe n'Imana. Kandi usomye muri Timoteyo ya 2 igice ca 3 umurongo waho nuwa 16 haravanga ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha no kwemeza ibyaha no guhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse afite ibimukwiye byo gukora imirimo myiza. Nuvuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana baba bashaka kuvuga biriya bitabo 66 byo muri Bibiliya ariyo shingiro ryo kwizera kwacu. Nizo mpamvu bira ari amadini agira ibindi bitabo bemera ko byahumetswe n'Imana bakabigishiraho ishingiro ryo kwizera, bizana ubuyobe, kuko ari ukuri kuva muri ibyo bindi bitabo na bemera bakagukurikiza bakabigira urufatiro rwo kwizera.
ese iyo nzira niyi? Iyo nzira nyine ni ibyo bitabo bino birenga 66 abemera ibitabo birenga 66 nk'ishingiro ryo kwizera ni ubuyobe. Aha, Pastor, iyo abantu mubise ngo ibitabo 36 kuko abantu bose ntibashobora kuvyumva. Ibitabo 66 ni ukuva ku itangira ukagera ku byahishuwe. Uko ari 66 39 by'itezerano rya kera na 27 by'isezerano rishabifatanije ni 66. Kuva ku itangira kugera ku byahishuwe nibyo bitabo byahumetswe n'Imana. Nonese Pastor bivuze ngo ibitabo birenga kuri 66 abafite Bibiliya yera bafite ibitabo 66. Nonese yivuze ngo abafite ibitabo birenze 66 bishaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo n'abantu babigira ishingiye kugira ibitabo birenga biliyari na miliyari kandi bifite akamaro. Navuga iby'ishingiro ryo kwizera kwacu nibyo bikwiriye kuba 66. Ibindi bikabaho ari byo kuduha amakuru y'ubumenyi no gusesengura ibindi ariko atari ishingiro ryo kwizera. Okay, urakoze cyane Pastor. None se ibyo bitabo bongera kuri Bibiliya ntaco bimaze? Bifite akamaro. Igitabo cyose gifite akamaro. Cyavuga ibibi cyavuga ibyiza, igitabo cyose gifite akamaro kuko kiduha ubumenyi kigaduha no gutandukanya. Arega ntabwo wamenya ibyiza gusa utazi ibibi ngo ushobore gutandukanya ikibi n'icyiza. N'Imana yaremye umuntu kugira ngo abashe gutandukanya ikibi n'icyiza kuko bihari. Ibitabo rero bivuga ibibi n'ibyo utishimira nabyo ugomba kubisoma kugira ngo umenye ibyo binyoma n'ibyo bibi kugira ngo ubashe kubitandukanya n'ibyiza waba ufite. Nubango ni inzira ebyiri. Niba hari ibitabo byiza hagomba kuba n'ibitabo bibi kugira ngo tubashe gutandukanya icyiza n'ikibi nyine bifite akamaro. Kandi noneho rero ntabwo ibyanditswe mu bitabo bitari 66 byose ari bibi. Harimo amagambo meza adufasha, hari amagambo meza twungura ubwenge, hari amagambo meza duha kusesengura n'ibi byanditswe byera dufite. Nk'urugero nk'idini ryemera ibitabo 73 yabaye batabifata nk'ishingiro ryo kwizera ahubwo bakayifata nk'imfasha nyigisho z'ubumenyi. Nubango niba ari 66 bakongera bakavuga ngo hari Makabe wa mbere, hari Makabe wa kabiri, hari Tobiya, hari Baruki, hari mwene Siraki, hari ubuhanga bwa Salomo, hari umugereka wa Daniel n'amateka ya Suzana. Bira bitabo 7 byiyongereyeho bifite akamaro biduha ubumenyi ariko ntabwo ari byo biri mishingiro ryo kwizera. Ntabwo ari byo biri mishingiro ryo kwizera ariko bifite akamaro kubera iki? Hari byo tutakumva muri Bibiliya tudasomye ibindi bitabo. Urugero muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 32 na rimwe haravuga ngo azahagurutsa ingabo ze zizasenya ubuturo bwera n'igihome, bazakuraho igitambo gihoraho bashireho ikizira c'umurimbuzi. Nkuru ya murongo wanditswe basubiyemo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 havuga ngo nimubona ikizira c'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ubisoma byitondere. Uriya murongo muri Daniel n'uriya muri Matayo ntushobora kubyumva udafite Makabe ya mbere na Makabe ya kabiri na Baruki. Ntushobora. Urumva bifite akamaro yo gutwumvisa n'ari amagambo ariko ntabwo ari ishingiro ryo kwizera kwacu, ariko biduhesheje kumenya ico bashakaga kuvuga icyari cyo. Ntabwo twabasha kumenya kiriya kizira gihagaze ahera tutasomye Makabe ya mbere, Makabe ya kabiri, ntibyashoboka. Ariko ntabwo ari byo twashiraho nk'urufatiro rwo kwizera cyangwa se nkaho byahumetswe n'Imana kuko bitubwira ayo mateka. Kandi impamvu batabyemera cy'ibyahumetswe n'Imana nuko byanditswe hagati y'amasezerano kandi ijwi ry'Imana ryaratuje rigaceceka mu mwaka wa 400 kugera mu mwaka wa 0. Aho hagati habaye ibintu birebire byabaye
ariko bitabaye mu gihe Imana yahumekaga ibyanditswe byera. Nuvuga ngo niho bubatse amasinagoge kubera urusengero rwari rwarangiritse, bubaka amasinagoge hagati y'umwaka wa 227. Niho habaye amashaka y'abayuda ari bo bafarisayo, abasadukayo, abanditsi, abazerote, abaeseniya. Niho byavutse ico gihe bubaka amasinagoge. Niho noneho habaye intambara y'abamakabe nyine yo gukura ibyanditswe byera, bagahagarika isabato, bagategeka ingurube nk'igitambo. Bakuyeho igitambo gihoraho kuko abayuda bari basanzwe batamba inka, batamba intama, batamba ihene, batamba inuma. Ariko Antiochus Epiphanes aravuga ngo agiye gushiraho igitambo c'ingurube, ashiraho abatambyi b'Abagiriki mu mwanya wo gutambira Uwiteka inka n'ihene n'intama, bagatamba ingurube. None uburakari bwa Antiochus buravuga ngo bakureho igitambo c'inka n'ihene n'intama, bashireho ingurube. Ikindi ibyanditswe byera ariyo Ancien Testament bayitwike. Ikindi umuhango wo gukebwa ariho cari igishushanyo c'umubatizo w'isezerano rya kera bawukureho. Isabato ihagarare. Urumva ibyo byose ntabwo wabisobanukirwa neza udasomye biriya bitabo byitwa les apocryphes de l'Ancien Testament. Ariko noneho byanditswe hagati y'amasezerano yombi, nto byanditswe ijwi ry'Imana rikivuga mu mwaka wa 400 ryacecekeyeho mu gihe cya Maraki. Izo mpamvu batabyemera nk'ibyanditswe byera. Ababyemera rero bavuga ngo byahumetswe ku mpumeko ya kabiri hagati ya 400 na 0, ubwo Imana yongeye guhumeka. Ariko ni ikinyoma. Guhumeka kw'Imana mu isezerano rya kera kwahagarariye kuri Maraki, kurongera gutangirira muri Matayo kugeza ku byahishuwe. No kuvuga ngo mayani magambo Imana yamaze imyaka 400 itavuga. No kuvuga ngo nyuma y'umuhanuzi Marake nta wundi Imana yamaze imyaka 400 itavuga batumva ijwi ry'Imana kugera muri Matayo. Yego. Niyo mpamvu hagati ya Marake na Matayo habaho urupapuro rw'umweru. Yego. Murakoze cyane abari mudukurikiye, murakumvisa ko kantu. Pastor, none twamenye dute itandukaniro y'ibyo bitabo birenga kuri birenga 36 na Bibiliya? Nukuvuga ngo bira 66 bigize Bibiliya babyita ibyanditswe byera. Yego. Kandi ijambo ry'Imana muri Petero ya 2 igice ca mbere umurongo wa 20 n'uwa 21 haravuga ngo nta buhanuzi busobanurwa nk'uko umuntu wese yishakiye. Kuko abantu b'Imana bavugaga iby'Imana bashoreye n'umwuka wera. Biriya ni ibyira 66 baba bashaka kuvuga. Itandukaniro rero biriya 66 byose bivuga Yesu, n'ibindi bitabo by'iruhande bivuga Yesu ariko ntibamuvuga mu nzira yo gucungura. Biriya 66 bivuga Yesu nk'umucunguzi nubwo bitavuga izina rye. Ariko biriya bindi bagerekaho bivuga Yesu nk'izina, nta murimo wo gucungura urimo. Niryo tandukaniro. Bavuga Yesu nk'izina nkuko n'abavuga butumwa nyine barivuga, ariko ntabwo bavuga Yesu nk'umucunguzi. Kuko biriya bitabo, buri gitabo cyose kivuga Yesu nk'umucunguzi kugeza ku byahishuwe turutse ku itangiriro. Ariko ibindi by'iruhande bivuga Yesu nk'izina, niryo tandukaniro. Yego. Urakoze. Urakoze. Ese abo bantu bandika ibyo bitabo ntibaba bayobowe n'umwuka wera nkuko abantu banditse biriya bitabo bayobowe n'umwuka wera? Ntabwo baba bayobowe n'umwuka wera, ahubwo hari ubwenge twahawe n'Imana. Abantu bagatekereza bakifashisha ibyanditswe byera bakandika ibindi bitabo. Ni byiza cyane, birafasha, bigira umumaro kandi birigisha bikanakomeza ariko ntabwo ari ryo shingiro ryo kwizera. Kuko biriya bitabo bigeretseho ntaho byatuma abantu bataba bakiriso bitanahari. Urugero, biriya bitabo 7 byiyongereye kuri 66 byo mu Bibiliya ntakatifu bidahara abantu baba Kristo. Ijambo ryavuzwe rya William Mario Branham ritabayeho abantu baba Kristo. Intambara ikomeye itabayeho abadventiste baba Kristo, kuko intambara ikomeye itaraho banara aba Kristo. Kandi noneho rero
na William Mirere yarayoboye abadivantiste ari abakristo ariko batagira intambara ikomeye. Kiriya gitabo biriya bitabo bigeretsweho rero ni ibyo kudufasha mu gusesengura, ariko ntabwo ari ishingiro ryo kwizera kwacu. Bidahari abantu bana b'abakristo, bidahari abantu bana b'abakristo, ryaba ijambo ryavuzwe rya William Mario, ryaba amabwiriza y'ubumana ya Sane Myange Moon, byaba intambara ikomeye ya G. White, ibyo bitabo byose bitariho abantu bana b'abakristo, kuko bitarabaho bari abakristo. Abantu rero bafata ibyo bitabo birenzeho nk'ishingiro ryo kwizera, bamwe bakavuga ko bitanahari abantu bataba abakristo. Niyo mafuti abantu bagira. Ariko bisomye ngo bigufashe kumenya, bigufashe gusesengura, bigufashe gutekereza, bigira umumaro. Pastor urakoze. Pastor, ese hari abantu baba baranditse ibitabo bakabiha agaciro kangana n'aka Bibiliya? Benshi amabwiriza y'ubumana ya Sane Myange Moon bavuga ko ari kimwe na Bibiliya. Intambara ikomeye ababwiriza butumwa bayishira ku ruhimbi bakavuga ko ari kimwe na Bibiliya. Ijambo ryavuzwe rya William Mario Branham barishira ku ruhimbi bavuga ko ari kimwe na Bibiliya. Noneho rero isezerano rya gatatu rya Joseph Smith barishira ku ruhimbi bakavuga ko ari kimwe na Bibiliya, kuko bafite isezerano rya mbere ariryo rya kera, bakagira isezerano rya kabiri ariryo risha dufite, bakagira n'irya gatatu ariryo rya Joseph Smith, rigizwe n'ibitabo byinshi. Kubisoma ni byiza, narabisomye kandi bigira umumaro gukomeza abantu mu buryo bw'ubumenyi, ariko ntariryo bihindura abantu kuba abana b'Imana nk'ahari urufatiro rwo kwizera. Nuvuga ngo iryo sezerano rya gatatu rero nawe rigizwe n'ibitabo 15 bavuga, ni kimwe na Bibiliya ntakatifu yandika 7 bavuga. Avuga ngo hari igitabo ca Alama, hari igitabo ca Alma, hari igitabo ca Enosi, hari igitabo ca Eta, hari igitabo kibita ngo igitabo ca Momoni, hari igitabo kivuga ngo ijambo ryavuzwe na Momoni. Noneho rero hakaba Jakobo, hakaba Jarome, hakaba Mozaiya, hakaba Moronayi, noneho hakaba Nifayi wa mbere, Nifayi wa kabiri, Nifayi wa gatatu, Nifayi wa kane, hakaba noneho Omuni. Ni ibitabo 15 bigize isezerano rya gatatu bavuga ngo umuntu ntiyaba umwana w'Imana atabifite. Kandi bitarabaho abantu babaye abana b'Imana. Rero irebera kwizera muri ibyo bitabo bigeretse ku bitabo 66 ugwa mu biyo butabizi, kuko hari ukuri wemera kutava mu byanditswe byera ariko uturutse muri ibyo bitekerezo by'ibindi bitabo. Urakoze cyane Pastor. Ese inzira ya 12 mu nzira z'ubuyobe niyi? Inzira ya 12 mu nzira z'ubuyobe n'abantu bizeye bakaba ari abana b'Imana ariko bakaba bakunda ibintu kuruta gukunda abantu. Bagakunda ibintu kuruta gukunda abantu. Niyo nzira ya 12. Inzira ya 11 n'abantu bagira ibitabo birenze 66, ibirenzo bakabigira ishingiro ryo kwizera. Iyo ni inzira y'ubuyobe. Yego. Kubisoma ngo babimenye babyumve sava. Ariko kubigira ishingiro ryo kwizera niho ubuyobe bukomoka. Kuvuga ngo bidahari ntibaba abakristo nico gusa. Yego. None ya 12 n'abantu bigisha gukunda abantu, gukunda ibintu kuruta gukunda abantu. Yego. Kwa madini hari muri iyi misi y'imperuka ko madini menshi hari yigisha abantu gukunda ibintu kurusha gukunda, bigisha kurusha gukunda abantu. Pasi, ni gute umuntu ashobora gukunda ibintu kuruta abantu? Ukunda umuntu ashobora gukunda ibintu kuruta abantu n'ubu buryo. Yego. Ni igihe bavuze mu rusengero bati dufite umwana w'imfubyi kandi ashobora kuzavamo umukozi w'Imana. Yego. Afite abamurera, afite aho bamurera, yaba umukozi w'Imana. None itorero ribitekerezo tubyigeho, turebe twamufata tumufasha kure yazaba umukozi w'Imana. Itorero rigaceceka rivuga ngo imfubyi zizahoroka kandi imfubyi ni nyinshi.
ariko bavuga bati hari umwizera watekereje neza ati ubwo dufite inyubako nitanze imifuka 20 y'isima, bose bagakoma mu mashi, n'abayobozi b'amatorero bagakoma mu mashi, n'abizera bose bagakoma mu mashi, wa muntu bagaceceka. Uzaba umuvuga butumwa w'Imana, uzamamaza agahindura imitima y'abantu, bagaceceka. Nubango utanze imifuka 20 ya sima bakomye mu mashi, uzanye umwana w'imfubyi ngo itorero rimufashe riracecetse, nta numwe wikirije. Niyo ntandaro ya byakomotse byo gukunda ibintu kuruta abantu, byatangiriye mu itorero cyane cyane. Ubundi kera abantu, hari abantu bitaga imfura, zabaga zivuye mu nyangamugayo bakabita imfura. Imfura ni umuntu wahaga agaciro ikiremwa muntu, umuntu akamurutisha ibintu. Burya yari imfura, akavuga ati yataye 500 ndabitoraguye, ariko ndi imfura ndamushaka. Ariko uyu munsi wa none no mu itorero iyo virusi yinjiyemo, witanze bakoma mu mashi, uwo gufashwa tibakome mu mashi, kandi azava mu mukozi w'Imana tibakome mu mashi, bakanamwakira bafite reticence, nubango batashaka. Niho byakomotse. Aha, niyo mpamvu mu matorero menshi usanga abantu harimo abantu bashonje, baburaye, harimo n'impunzi zihari, ariko aho bavuga bati reka tubafashe bano bantu, ahubwo cyane cyane ugasanga ibyo bitaho ni gushaka ibyo bintu by'amaturo, ni gushaka ibyo bintu by'ibyacumi, ni gushaka ayo mafaranga, ariko kugira ngo bite ku bantu bashonje n'abantu baburaye, urumva ko cyane cyane ni gukunda ibintu kuruta gukunda abantu. Abashonje bazahoraho n'abakene bazahoraho, niko Yohana 12:8 havuga. Ntabwo itorero rizafasha ngo rikureho abakene, oya bo bazahoraho. Ntabwo bazafasha ngo bakureho imfubyi, zizahoraho. Ntabwo bazafasha ngo bakureho abapfakazi, bazahoraho. Ariko kubatekerezaho ni guke cyane, kubatekerezaho abo bazahoraho, ariko kubatekerezaho ngo bamenye uko byagenda, ese uburyo bwo kubatabara nibyo bibura mu bana b'Imana. Urakoze Pastor. None hari ingero z'abantu muri Bibiliya bakunze abantu kuruta ibintu? Barahari. Dutangiriye kuri Rehobowamu. Salomo yarayoboye arasoza nabi. Amaze gusoza nabi, Abisirayeli baramwivovoteye kubera imisoro n'amakoro n'ikiboko, batoranya Rehobowamu kugira ngo asimbure se Salomo. Baramwegera baravuga bati rero iteraniro ryose ry'Abisirayeli riri kumwe na Yerobowamu ni wari warahunze Salomo, bango Salomo ari ku butegetsi. Hari uwitwa Yerobowamu wabaga mu kigo c'ibwami, bamwe bavuga ko yari planto wa Salomo, abandi bakavuga ko yari secrétaire wa Salomo, ico yari cyo cyose ariko yaniho yabaga. Abisirayeli barambiwe ubutegetsi bwa Salomo, bashaka kumurwanya ngo bahiri ku butegetsi bwe. Bashatse kumurwanya babura inzira, banyurira kuri Yerobowamu. Bamunyuriyeho barategura, birapapfana, ntibyagera ku ntego, ariko biramenyekana, Yerobowamu ahungira mu Egiputa. Salomo yatanze, Yerobowamu araza, ariko asanga barangije gutoranya Rehobowamu. Yerobowamu araza asanga barangije gutoranya Rehobowamu. Hari Rehobowamu hakaba na Yerobowamu. Noneho rero ageze Yerusalemu asanga barangije kumvikana ko Rehobowamu agomba gusimbura Salomo, ariko baramwegera bavuga bati rero we nta kibazo, turakize, uwaturemereraga turamukize niswo. Imisoro, amakoro, ibiboko byari biturebeje. None abaturage bayicaye baravuga bati twitorera umuhungu we, ariko tuganire dawe, tumubwire icyo azadufasha. Uradukuriraho ikiboko, uradukuriraho imisoro uyigabanye, uradukuriraho uburetwa bwa so Salomo, ahasigaye utuyobore kugeza igihe uzapfira, nta kibazo, turakwemeye. Aravuga ati noneho rero giye kubitekerezaho. Abasaza nibo bari bamugiriye iyo nama bati nico cyatugoraga, ariko noneho tugize amahirwe uraje. Aravuga ati ndababwira nyuma y'iminsi 3 gusa muzanyitabe.
nyuma y'iminsi 3 yarangije kuganira n'abasore avuga ati bagushutse, ahubwo kuko turi benshi tukaba dukeneye kubaho, bagushutse kugira ngo twe dukeneye, kuko be barangije kugwiza bakoranye na so. Araza bamwitabye arababwira ati mwumve rero munkurikire neza, mwavuze imisoro, mwavuze uburetwa, mwavuze ikiboko, ariko noneho rero kuva uyu munsi wa none ndavuze ngo agahera kanje k'intoke zanje kazarusha ikiyunguyungu cya data kuremera. Kandi noneho rero data yabakoreshaga umutwaro uremereye uburetwa, ubu ngewe nzabakoresha ikiremereye kurushaho. Noneho kandi data yabakubitishaga ikiboko, ariko ngewe Dezor mungiye kubakubitisha Scorpio. Abaturage rugiye ati tuyobore neza tubane utworohereze. Aravuga ati no imisoro irabaruta. Nukuvuga ngo aho kugira ngo yumva abaturage ahubwo yumva imisoro, aho kugira ngo mubeho imisoro yabaho. Kandi nimba remerera kuko nzakuba kabiri umubabaro data yabikorezaga muzapfa nyine. Nukuvuga ngo akunze ibintu kuruta abantu. Iyo akunda Abisirayeli yari kubemerera akaborohereza kugira ngo babantu babeho, ariko akunda ibintu kuruta abantu. Undi muntu wakunze ibintu kuruta abantu bikavamo ikibazo gikomeye ni Ahabu. Ahabu yari umukire, yari umwami wa Isirayeli, yari afite ibintu byinshi cyane, ariko yitegereje uruzabibu rwa Nabote abona ko rumurutira ibije byose, kandi yari afite inzabibu nziza kuruta urwo ngurwo, ko birira bivuga ngo mfite urundi ruzabibu ruruta urwo kuba rwiza ndaruguha. Ni Abami ba mbere igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Mfite urundi ruzabibu rwo kuguha, ariko mperurira kugira ngo rushire igihome cy'urugo rwanje, kuko rw'imboga. Umva umwami uri gukenera imboga. Umwami ntiyaravuze abantu bamutura imboga, umwami ntiyaravuze abona ibyo kurya, ariko aravuga ati ryumpe ndaguha urwiza rururuta kugira ngo mpatere imboga imbere y'urugo rwanje. Nta mahitamo Nabote yari afite imbere y'umwami, ariko none akurikiza amategeko y'Imana ya Isirayeli ivuga ngo gakondo ntikagurishwe. Kubara 36 umurongo waho n'uwa 9, gakondo ntikwiriye kugurishwa, akurikiza itegeko ry'Imana. Aha baramwica kugira ngo abone uko asigarana uruzabibu. Urumva yakunze uruzabibu kurusha Nabote. Ni urugero rukomeye, yakunze uruzabibu kurusha Nabote. Rehobowamu yakunze imisoro n'amakoro n'uburetwa kurusha Abisirayeli. Abo bantu bakunze ibintu kurusha abantu, ni ingero zikomeye cyane, zikomeye. Ariko noneho ntabwo bitaye gukunda abantu kuruta ibintu nk'uko Mose byagenze. Mose yakunze abantu kuruta ibintu. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza ku 26, haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, aburutisha umunezero w'igihe gitari ko w'ibyaha, ngo kuko yatekerezaga ko kubabazwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bari bafite icyo gihe, ngo kubera yatumbiraga ingororano igihe kizaza. Ku murongo wa 26 ni ukuvuga ngo Mose yari afite uburenganzira bwose bwo kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, yarerangije no kubado butera abayo kwa Farawo, ndetse ntabwo bigeze bamusobanura, baramukundaga, yanarize kurusha Abanyegiputa, ndetse bamutoranije kuba umukuru w'ingabo zo kuyobora Abanyegiputa bagiye kurwana muri Ethiopia. Niho yaje gukurura umugore wa kabiri yitwa Taribisi. Yari afite umugore witwa Sefora, ariko Farawo aramwishimira amutoranya kuba umukuru w'ingabo za Egiputa, amwohereza muri Ethiopia. Agezeyo abengukwa n'umukobwa witwa Taribisi, ari we yazanaga w'Umwethiopiyakazi Aroni na Miriyamu bakamuseka. Icyambere wakoze amakosa yo kuzana Umumidiyani Zipora, urongeye ukoza amakosa yo kuzana Taribisi Umunyethiopiyakazi. Amakosa abiri, bamusetse Miriyamu arabemba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yabaye umukuru w'ingabo z'Abanyegiputa iyo ashaka yari kuba na Farawo, iyo ashaka.
kuko yari intwari kurusha Abanyegiputa kandi yari umuhanga kurusha Abanyegiputa. Ariko ijambo ry'Imana ngo kwizera kwatumye amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Ahitamo kurenganya n'ubwoko bw'Imana, arabukunda, akunda ubwoko bw'Imana kuruta gukirira kwa Farawo. Ninde wakwanga gukirira kwa Farawo? Ni habashonji bose bahungiraga. Nira miryango 70 igihe cya Yakobo niyo yahungiye. Naburahamu kugwa mu caha cya mbere niyo yahungiye kubera inzara. Uwagiraga inzara wese yahungiraga mu Egiputa. Ariko Mose wari uhafite uburenganzira bifite byose. Umukuru w'ingabo burya bafite byose. Kubwo kwizera Abaheburayo 11 umurongo waho wa 24, kubwo kwizera Mose yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana bukunze, aburutisha kumara umunezero w'igihe gito ariko w'ibyaha. Kuko yabonaga ko kurenganywa bamuhora Kristo ari ubutunzi butagira akagero burutu bw'Abanyegiputa bari bafite bose icyo gihe, ngo yatumbiraga ingororano igiye kuzabaho. Ubundi gukunda abantu kurusha ibintu ni umuntu utumbira igihe kizaza. Umuntu utareba kure akunda ibintu kurusha abantu, ariko umuntu ureba kure akunda abantu kurusha ibintu. Kuko abantu burya nibo bari mwimbaraga kurusha ibintu, kuko nibo bashaka ibintu. Umuntu rero w'umukire ugira ubwenge asangiza ubutunzi bwe na rubanda kurusha kubwikubiraho, kuko iyo abwikubiyeho bugashira kandi adafite abantu abaho nabi. Ariko iyo ubushize mu bantu, uko abantu bo abantu nibo bari mwimbaraga kuruta ibintu, kuko nibo babishaka. Umuntu wese wakunze ibintu kuruta abantu yasoje nabi, ariko wakunze abantu kuruta ibintu yasoje neza. Umuntu umwe w'inshuti yanjye naramubwiye nti twagize intambara Masisi, none mfite imfubyi ndera, wamperekeza ukaja no kunsura nkaguha umwe muri izo mfubyi ko wishoboye ukawa irera ko yazavamo n'umukozi w'Imana cyangwa akazavamo n'umukire. Arambwira ati naje Masisi umbwiye imfubyi y'inka, ariko umbwiye imfubyi y'umuntu ntabwo byajari Masisi. Ubwo umutima we urumva werekeye ku mfubyi y'inka kuruta ku mfubyi y'umuntu. Kandi imfubyi y'umuntu yazavamo umukozi w'Imana, yazavamo umuvugabutumwa, yazavamo minisitiri, yazavamo na perezida w'igihugu. Ariko urahangaye uravuze ngo icyanjani Masisi ntabwo ari imfubyi y'umuntu, ahubwo ni imfubyi y'inka. Nuvuga ngo iyo mubwira ngo hari imfubyi y'inka hari agaka kasigaye twanyarukana, ako kanya bwangu yari kunyaruka. Bene data rero ndabagira inama ku bantu bafite ubushobozi kugira ngo mubike mu bantu, mwe kubika ibintu ahubwo mubibike mu bantu. Niba ufite ubutunzi bwawe sangiza na rubanda, niryo shingiro ry'urubanza nitugera imbere y'intebe y'Imanza. Kuko ijambo ry'Imana muri Matayo igice cyaho ca 25 umurongo wa 31 kugeza 46 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe, amahanga yose azateranira imbere ye, nibwo azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama iburyo, ihene azazishyira ibumoso. Ariko azabwira abari iburyo bwe ati bagira ari intama, muze abo data yahawe umugisha murabwa ubwami bw'iteka mwasezeranijwe kuva ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje muramfungurira, uwo yabitse mu bantu. Nari nambaye ubusa muranyambika, uwo yabitse mu bantu. Nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, uwo yabitse mu bantu. Nari ndi umushitsi murancumbikira, uwo yabitse mu bantu. Nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, uwo yabitse mu bantu. Nari ndi mu bitaro murahagera, uwo yabitse mu bantu. Uwo yagize ubwenge n'imbere y'intebe y'Imanza urumva azanesha, azatsindishirizwa, kuko yabitse mu bantu, yazirikanye abantu kurusha ibintu. Yemeye guhara ibintu bye kugira ngo abibike mu bantu, kugira ngo imbere y'intebe y'Imanza Yesu azavuge ngo nari nshonje muramfungurira. Urumva rero abantu bakunda bagenzi babo kuruta ibintu baba babitse n'ubutunzi bw'igihe kizaza, kandi Yesu nagaruka bakazatsinda mu rubanza. Imana yacu dusange kugira ngo dukunda abantu kuruta gukunda ibintu, kuko abantu bafite imbaraga kuruta ibintu, kuko aribo babishaka.
Imana idufashe kandi duhe imbaraga zo kubishobozwa, kuko kenshi binarakobera gukunda abantu kurusha gukunda ibintu, birakomera. Ariko noneho nta kinanira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Ufite umutima wo gukunda abantu kuruta ibintu, Imana izagushoboza kandi izaguha umugisha kandi uzahabwa ingororano mu izina rya Yesu Kristo. Pasiteri, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pasiteri, reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe ushaka sabone, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire uzufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti zawe, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire uzufata umwanya ukadusengera, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wese wadushikiye ku murimo w'Imana, udushikira no ku murimo w'Imana, nawe Imana iguhe umugisha. Pasiteri, niki twakongera tugera ku musozo? Turashimira bene data abadukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaha umugisha, twese iduhana umugisha. Mudufashe gusharinga, mugeze ubutumwa hirya no hino. Imana izabagirira neza kandi izabitura ibyo mwakoze. Ni kuri channel ya Gusenga Everyday, ni 078 kubifuza kuduhamagara no kubaza ibibazo 078 669 669 078 669 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana iduhane umugisha. Mana, ndagushimiye ndaguhimbaje, ugize neza kubw'ijambo ryawe, ugize neza. Ijambo ryawe reka ritubere umutsima utera imbaraga, reka ritubere imbuto itabora mu bugingo bwacu. Abaryumva bari hirya no hino babashe gukomezwa naryo, kandi Nyagasani n'abatarihana nabo rihindura imitima yabo kugira ngo bitirirwe izina ryawe, bahinduka abana b'Imana. Ndagushimiye kuri ari herekeza aho rigera hose, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amen. Reka tubashimire tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mwese mwabanye natwe. Mwari kumwe na Manirakiza Edouard, ikiganiro ubutaha. Shalom. Shalom.